mbara iragusanga. Hari igihe abantu bo babona bageze mu bibazo ahubwo kaguhimba amazina, ariko iyi Mana twiringiye iyo ikubonye uri mu bibazo irakwegera cyane, ndetse muri icyo gihe ishobora no guhita ikuremera izindi nzira nshyashya ubasha kubamo. Nta muntu n'uyu n'umwe muri runo rugendo uri umuhanga, ahubwo twese dushobozwa n'Imana iyi ngiyi twiringiye, ikatugira neza, ikabana natwe, ikadufasha, ikanadushyigikira. Tubahaye ikaze kuri Kebuka Iburyo TV, kandi tubasabiye umugisha w'Imana. Dusuhuje abantu mwese abari hano iwacu Nyanza, abari mu Rwanda hose, abari hanze y'igihugu, abari hirya ya Afurika, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ahangaha ni kuri Kebuka Iburyo TV, nkuko twabibabwiye kandi bisanzwe ni televiziyo yanyu twabateguriye yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tunyuzaho ibyigisho bitandukanye by'uburyo bwose. Tubashimiye kandi uburyo muzajya mukurikirana ijambo ry'Imana. Tunyuzaho ibyigisho by'abandi bakozi b'Imana batandukanye, cyangwa se ubuhamya bw'abandi bantu Imana yagiriye neza, ndetse tugera no ku baturage hirya no hino, turebe ukuntu Imana igenda ikora imirimo mu bantu, kuko hari abantu benshi Imana ijya ikorera imirimo n'ibitangaza ntibabimenye, ariko turakwiriye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kumenyesha abantu iby'ijambo ry'Imana. Rero ahangaha ni iwacu, kandi nawe tubahaye ikaze nanone cyane, kuko twishimiye kubana namwe. Uyu rero muri kuvugana nawe ni Mbarwabukeye Mugisha Jean de Dieu, akaba ari nawe kenshi muzajya muba muri kumwe, ndetse n'abandi bose bazajya baza. Uyu munsi rero nabateguriye icyigisho kijyanye n'izina rya televiziyo yacu, cyane ko ari icyigisho cya mbere tugiye kunyuzaho. Tusaba abantu bose kugira ngo baze kumenya uburyo iri zina ryaje n'impamvu dushaka kugira ngo turyigisheho. Koko iyi televiziyo yacu yitwa Kebuka Iburyo TV, harimo ijambo gukebuka ndetse n'iburyo. Kenshi na kenshi iyo umuntu akebuka kuko yafite ahandi hantu yarebaga, ariko nkagushishikariza gukebuka ureba iburyo, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi abantu benshi bagiye babamo, usanga ukuboko kw'iburyo hari ukuntu bibiri kuvuga, usanga ukuboko kw'iburyo hari imbaraga zindi kugira. Ni nayo mpamvu kenshi na kenshi umuntu wamugira inama yo gukebuka akareba iburyo. Icyigisho tugiye kuganiraho, ndetse ari nacyo gifatanyije n'izina ry'iyi televiziyo, ari naho tuzajya dukwibandaho cyane, ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana rero, niryo riri kutubwira ngo duhindurwe n'imiburo, kuko no gukebuka iburyo mbashaka kubabwira ahangaha ni uburyo burebure cyane burimo ijambo ry'Imana ryashaka kugira ngo abantu bafite ibyo barangariyemo babone uko bakebuka. Hari igihe abantu baba bafite igihe kinini cyane bakora ibintu bazi ko ari na byiza, ndetse n'abanso y'abantu abirekana ni byiza, ariko Imana twiringiye ikabibona yuko harimo ikibazo bitari kugaragara neza mu maso yayo, ndetse wenda hari umuntu anabikora kubw'inyungu ze ku giti cye, atari kubw'inyungu zo kugira ngo yamamaze ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero umutwe w'iri jambo ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, suko abantu hari ikibazo cyane wenda bafite cyuko batahinduka, nubwo ushobora no kuba warakijijwe nk'uko ubwami bw'Imana busaba ko buri wese ahinduka, ariko nagira ngo uyu munsi twibande kugira ngo abantu bakebuke bave mu bintu byinshi bari barimo, babanze bamenye ngo mbese ubundi twaremwe n'Imana ifite iyihe ntego. Nkuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo dukore imirimo yayo myiza, twamamaze ubutumwa bwayo bwiza, kandi nta kindi kintu Imana idukeneyeho kuruta kwihesha icyubahiro. Rero twagira ngo ahangaha tuvuge mu mwanya munini wo kugira ngo ukebuke, uve mu byo wari urimo urebe mu bindi, kandi ntuve mu byiza ngo ujye mu bibi, ahubwo uve mu bibi ureba ibyiza. Imana rero no iduhana umugisha. Turakomeje kandi kubana namwe n'ubundi, ndetse turanakomeje kugira ngo tubanze dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi, Imana twiringiye, Imana yadusanze turi ahantu habi cyane ikatugirira neza, Imana yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo yitange aduhuze nayo ubwo twari tumaze gucirwaho iteka kubw'ibyaha byacu. Turagushimiye uyu mwanya kuko uri Imana yacu bwite.
tunejejwe nuko wadukunze kuruta uko twagukunda, kandi tunejejwe nuko utuzi buri muntu wese ukamuzi imyicaye n'imihagurukire ye. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, abantu bose bamenye yuko uri umwami wacu. Ni cyagihe cyo kwamamaza umwaka w'imbabazi zawe, kugira ngo abantu barusheho gukebuka bava mu byo barimo, ahubwo bumva ijambo ryawe. Mwami Imana Nyiringabo rero, hano he kuboneka umwana w'umuntu, ahubwo haboneka imbaraga zawe. Reka ijambo ryawe riganze kuri buri muntu wese uri bwumve iki cyigisho, kandi buri muntu wese ufite umutima wo kumva icyo ushaka kuvugana nawe umushyigikire. Imbaraga z'umwuka wera zibane natwe, kandi zikomeze kubana na buri muntu wese ukomeza kubana natwe. Urakoze, turagushimiye ko ubyumvise kandi ugiye gukomeza kubana natwe. Tubikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Kandi Imana twiringiye dusanga ari Imana ishobora byose, niyo mpamvu twahisemo kuyikorera, ndetse duhitamo no kugendera mu nzira zayo, nubwo bitoroshye muri ino si, kuko turi mu gihe kibi kandi gikomeye. Ariko nagira ngo batangarize ko hari inkuru nziza y'uko umwami wacu akidukunda, aracyadufitiye imbabazi, aracyadufitiye urukundo, kandi icyo yaturemeye cyambere kuruta ikindi kwari kugira ngo tuzabane nawe tudafite ikizinga na kimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, ari naryo rijyanye n'umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho. Turarisanga mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere, dusome ku murongo wa 23. Hari igihe kenshi na kenshi abantu baba bafite ukundi kuntu basanzwe bumva ijambo ry'Imana, hari n'ukundi kuntu basanzwe barisoma, ariko nagira ngo uyu mwanya dufatanye kumva ijambo ry'Imana uko ryanditse. Haranditse gutya ngo, nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye, amen. Aha hari kugira ngo umuntu uwo ari we wese wumva ijambo ry'Imana, umuntu wese wafashe intego yo kugira ngo akorere Imana, abanza amenye ko nubwo igihe cyose cyaba kiriho ubutumwa bwiza bwamubereyeho, kugira ngo ajye abasha gukeburwa nabwo, kandi abashe kugira ngo bumuhindure, abashe no kugira ngo amenye neza yuko mu nzira yagenda ashobora kuzayoba, cyangwa mu nzira agendamo ashobora kuzahuramo n'ikindi kibazo. Ariko ijambo ry'Imana ritegura kugira ngo igihe cyose uhora uburirwa, kuko ubutumwa bwiza niyo ntego ikomeye umuntu yagombye kugenderaho. Nimuhindurwa n'imiburo yanjye rero, ntabwo ari ukugira ngo ari imiburo yanjye, ni ijambo ry'Imana n'Uwiteka Imana bivuga. Hindurwa n'imiburo y'Uwiteka Imana. Uyu mwanya iyi televiziyo ikubereyeho kugira ngo ikuburire. Ni imbuzi y'Imana, kandi ntabwo Imana izava mu ijuru ngo ize ari ikuburira, ahubwo izakoresha abakozi bayo batandukanye. Uyu munsi rero uraburirwa kugira ngo nawe ukebuke uve mu bintu wari urimo. Wenda wari umaze iminsi uri kureba ku bintu byatuma ugwiza imbaraga zawe ku giti cyawe, cyangwa se ugwiza ubutunzi bwawe, nubwo nabwo bukenewe, ariko urakeneye kugira ngo ukebuke uve mu bintu wari urimo, ahubwo urebe iburyo nk'uko ijambo ry'Imana ririmo rigenda bidusaba. Umuntu wese rero nabasha kubona uburyo amenya neza yuko Imana imushaka, azabasha no kwitondera ijambo ry'Imana. Turi hano turi kuganira ku ijambo ry'Imana, hari kenshi abantu baba bafite ibyo bagiye bamenya. Hari igihe uba waramenye ibintu bya nyabyo, hari n'igihe uba waramenye ibintu bitari ibya nyabyo, bitewe n'uko wenda aho wakuriye, uko wize, uko wigishijwe. Hari igihe uba warahuye n'ikibazo cyo kuba waranigishijwe n'umuntu nawe ubwe ashaka kugira ngo abikubwire, ahubwo atabikugezamo neza nk'uko ijambo ry'Imana ribubwira. Ntabwo mvuga bino nkaho nje gukosora abandi bantu byananiye, ahubwo nje nanjye kugira ngo ntere intambwe mfatanye n'abandi, nk'uko Pawulo yavuze ngo ibi byose mbikora kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ni ijambo ry'Imana rero, ntabwo ari ijambo ryanjye, nta nubwo wenda hari izindi mbaraga zanjye, ahubwo ni ukugira ngo nanjye mfate icyo ngomba gukora, kuko Imana impamagara yampamagariye kuyikorera, kandi yampamagariye kugira ngo nzabane n'abantu bayo. Ntabwo yampamagariye kuza gufata abantu ngo mbashyire ku ntebe y'urubanza mbacire imanza, ahubwo yampamagariye kugira ngo abantu bamenyeshe yuko ari Imana igira imbabazi, kandi yuko niyo watana ukayoba ukava mu byizerwa, haracyariho ibyiringiro by'uko Imana ari yonyine yo kugukebura ikakuzana, warangiza ukongera ukarushaho kuyikorera. Imana yacu rero nishimwe. Ndabashimiye cyane kuko mukomeje kuba imbere y'Imana. Kenshi na kenshi igihe kijya kibaho kiruhanyije, abantu bakumva iminsi yabaye mibi, tugeze nko mu gihe turimo, avuga ati ubwo insengero zimwe na zimwe zikinze, wasanga hari ari ukugira ngo twibonere uburyo bwo kugenda dutembere, dukora ibyo twishakiye. Ariko si yo mahirwe twari duhawe, ahubwo ko ari ukugira ngo ubone igihe cyo kubana nawe n'Imana ku giti cyawe, umenye neza ko nubwo ari abantu Imana yahamagaye kugira ngo batubwirize ubutumwa bwiza, ariko nawe ufite inshingano yo kwegera Imana wowe nayo, kuko n'umuntu nyamuntu aba mu mutima, n'urusengero rw'Imana ni umutima wawe, kuko izi zindi zose tubamo ni izubatswe n'abana b'abantu. Ni ukugira
kugira ngo tubashe kubonana dukore gutyo bita guterana kwera, ariko ubundi wowe n'Imana mubana ahantu hose. Imana yakumva uryamye, Imana yakumva ugenda, Imana yakumva uri mu kazi, Imana yakumva uri imbata, Imana yakumva uri umudendezo, kandi iragukeneye mwaba muri kumwe mwenyine waba uri kumwe n'abandi. Kuko biramenyereye ko abantu benshi bakunda kunezerwa Imana ari uko bari mu magurupe menshi bari kumwe n'abandi bantu, ariko birashoboka yuko ayo magurupe harimo abayarimo bakeneye kubana n'Imana, harimo n'abandi bayarimo kugira ngo baze kubana namwe mu byishimo murimo. Ariko iki gihe rero tukikivugaho, reka dufate umutima wacu tuvuge ngo Mana uduhaye ubundi buryo bwo guhishurirwa ko hari igihe kizabaho umwana w'umuntu akabana n'Imana atagombereye gufashwa n'undi muntu, kandi duhishurirwe yuko hari igihe kizabaho noneho kibi kiruta iki ngiki. Kuko nubwo tuvanga igihe ni kibi, uracyabasha no kubona insengero zifungurwa, uracyabasha no kuba umuntu agenda noneho akanabivuga, ariko ibyanditswe byera byo bitubwira yuko hari n'igihe kizaba kibi kuruta iki ngiki. Nubwo twe benshi twamaze gufata ngo ni iminsi ya nyuma, kuko ni inyongezo turimo ukurikije ibiri kuba, ariko nanone haracyariho ibyiringiro, kuko mfite icyizere cy'uko Imana yaduhamagaye itazatuma dukorwa n'isoni. Kandi Imana yaduhamagaye nawe uri hirya no hino utari wamenye ijambo ry'Imana, iyo ngiyo niyo igukeneye. Niyo ndi kuguhamagarira ngo uze nawe ukebuke uve mu bintu wari urimo, ukebuke uve mu buraya nimba wari urimo, ukebuke uve mu bujura nimba ari wari urimo, ukebuke uve mu butekamutwe, ahubwo urebe ukuboko kwawe kw'iburyo ahantu hagaze ugati nanjye nkwiriye gukebuka nkareba. Njya nibuka ijambo ry'Imana ubwo Hagari yari amaze kwirukanwa na shebuja, igihe nyirabuja Sara yari amaze kubona yuko ari we wabyaye batabyaye. Ijambo ryari rinezeza cyane, riravuga ngo ari mu butayu amaze kunywa amazi bari bamuhaye, yabuze amazi ndetse abona n'umwana we agiye gupfa yishwe n'inyota, arambika umwana hasi, arangije aramwitarura, ajya arasenga abwira Imana ko byarangiye, kubonaga byarangiye. Ariko ijambo ry'Imana ryaramusanze rivuga ngo iramukebura, yongera kubona imuhumura amaso, abona irindi riba, arangije aragenda avoma amazi, arangije aranywa. Iryo riba yahise aryita ngo Rahayiroyi, bisobanura ngo iryo Uhoraho andeba. Bisobanura ngo igihe cyose nta kintu uzageraho nuvuga ngo uzagenda ku murongo umwe gusa, udakebuka ngo urebe ko hari aho waba watanye, udakebuka ngo urebe ko hari ibyo waba wakoze bidakwiriye, ndetse n'iyo baba ari abandi bantu mugendana nabyo birakeneye kugira ngo uzamenye ngo mbese ibintu mbamo, ibintu ngendamo ubundi birakwiriye, ese ibintu mbamo ubundi biratunganye, ese nta kintu nabihinduraho, ese nta kindi kintu nakora, ese nta kundi kuntu namenya ko ijambo ry'Imana narimenye nkaba naragenda. Hari n'igihe waba waranigishije ijambo ry'Imana ukaryumva nabi bitewe n'igihe wari urimo, kuko kenshi na kenshi buriya iyi Imana iri kuvugana n'abantu abenshi ntabwo bamenya ngo Imana iri kuvugana nanjye, ahubwo iri kumbwira iki. Ikibazo twakagombye kwibazaho no kwitaho muri iki gihe ni uko Imana iri kugushaka. Ese Imana iri kugushaka iki? Ese Imana iri kugushaka mu kihe gihe? Imana iri kugushaka mu gihe nk'iki ngiki gisa nkaho kiruhije. Imana igukeneye muri iki gihe kimeze nk'ikidakwiriye, kuko igihe kigaragara nk'ikidakwiriye niho umuntu yambara imbaraga akabasha kuba mu gihe kidakwiriye agakorera iyi Mana twiringiye. Ntabwo rero ari uko tuzabaho tunejejwe n'uko iminsi yose izaba myiza, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nk'uko twahamagariwe kugira ngo tuze dukurikire Yesu. Njya nsoma amagambo menshi nari buze gusoma cyane, hatubwira ngo Yesu avuga ngo ushaka kunkurikira niyiyange asiga ibye aza nkurikire. Si uko wenda yashaka kugira ngo wiyahure, ahubwo agira ngo ugire inyungu nyinshi wowe ureka, ariko ukurikire Uwiteka Imana. Tubare dufite rero inshingano nyinshi zo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi si twe twenyine. Ikintu nkundira Imana nuko itigeze ihamagara umuntu umwe, yahamagaye abantu benshi, kandi ikeneye kugira ngo abantu bayikorere kandi bahinda umushyitsi. Kuko nuhindurwa n'umuburo w'Imana niho uzabasha ko Imana izagusukaho umwuka. Uwo mwuka nta kindi kintu uzabuje kugukoraho. Ntabwo ari umwuka uzaza ngo utume ugenda mu kirere nk'indege, ni umwuka uzaza aho mbere na mbere akagutsinda, kakumenyesha iby'ibyaha byawe, kandi niwe uzaguha imbaraga zidasanzwe zo gukora mu gihe nk'iki ngiki kidasanzwe. Nubwo kenshi na kenshi gukorera Imana abantu benshi babibonamo nk'ibintu bivunnye, ariko niho hantu hambere honyine hari imbaraga n'ibyiringiro. Iyi si iraruhije yose muri rusange, haba mu bijyanye n'amafaranga, haba mu bijyanye n'ubwenge, biragoye. Ariko twaje gusobanukirwa yuko iyi Mana twiringiye niyo yonyine y'inyembaraga, niyo yonyine ifite ubushobozi, nayo yonyine yabasha kugusanga aho ngaho uri, undi muntu atagusanga, umuvandimwe wawe atagusanga aho ngaho, ndetse inshuti zawe zitagusanga aho ngaho, ndetse n'abantu mwiganye n'abo mwakoranye ntabwo bo babasha kugusanga aho hantu, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo yo yagusanga aho ngaho. Ngaho uyu munsi nawe winjiremo umenye ngo mbese nanjye Imana kuko iranyeneye.
hari igihe hari yajyaga wibwira yuko wowe Imana itagukeneye bitewe nuko wiyumvamo ko nta kintu washobora, ariko Imana ijya kurema umuntu yari izi ko ari ikintu ashoboye. Niyo mpamvu buri rugingo rw'umuntu rwose rufite icyo yaremeye kandi rugomba kugira ikintu rumara. Ariko nta na rimwe nigeze mbona umuntu ashaka kurya ngo afate ikirenge aba aricyo ashyira ku isahani ngo ayoreshe ibyo kurya, ahubwo ayoresha uko yakumuhaye ngo agutamirishe, nicyo kumaze n'ibindi byose kwamara. Nagira ngo usobanure yuko wenda ushobora kumva ko uri umunyantege nke nta n'ikintu wamara, ariko nawe ufite icyo wamara. Ngwino ukorera Imana niyo igukeneye, ngwino ubane n'Imana, ukebuke uve mu bintu urimo, ukebuke ureke kwibwira yuko byarangiye. Haracyariho ibyiringiro, nawe Imana yakugirira neza kandi Imana wagendana nayo. Ikindi kintu kiza kirusheho ni uko naje gusanga iyi Imana itajya umuntu ngo nuko ari mu bibi ngo imutererane. Iyo uri mu bibazo, uri mu ntambara, iragusanga. Hari igihe abantu bo babona bageze mu bibazo ahubwo kaguhimba amazina, ariko iyi Imana twiringiye iyo ikubonye uri mu bibazo irakwegera cyane, ndetse muri icyo gihe ishobora no guhita ikuremera izindi nzira nshyashya ubasha kubamo, ikakuremera izindi mbaraga zibasha kugukomeza, ikakuremera ukundi kubaho, kandi we wari uzi neza ko byarangiye, ndetse n'abantu baba bamaze kubona ko ibintu byakurangiriyeho. Ariko Imana yandikisha ijambo ryayo yabwiye abantu yuko ariyo yonyine y'inyembaraga. Njya nkunda ukuntu yabwiye Mose igihe yagiye kumutuma muri Egiputa. Mose nawe ari gushidikanya nk'uko nawe ujya ushidikanya, irangira ati ariko ubundi wowe uri kuntu murinde. Rega Mose ntiwanamurenganya, niko bwa mbere yabimubayeho kumva Imana none iri kuvugira mu gihuru. Ariko imaze kumuhamagara w'ikintu yihutiye se baza ngo ngurinde. Imana ndayikunda cyane, ntago igiceceka mbire ko umuntu wayo irangira ngo ni ndiho, yumva ntari kubyumva neza ngo ndi uwo ndi we, ariko kwari ukugira ngo azabone icyo ajyana kujya kubwira uriya mwami wari warakoneje ubwoko bw'Imana. Nawe rero igihe urimo ukeneye kwegera Imana ikagusobanurira iyo ariyo. Hari ukuntu abantu bagiye babona Imana bakayibona wenda nk'aho ari Imana y'ingome bitewe n'uko nabo babwirijwe n'abantu bayisanze bagiyeyo nabo biyumvamo yuko hari bashobora kuba ije kubahana. Igihe cyose nubwo Imana izaduhanira ibyaha twakoze, ariko iracyafite imbabazi nyinshi cyane kandi izaturengera. Dufite rero ibyiringiro, dufite ukwizera kwa kundi gutuma tumenya ngo hari Imana yadukunze kuruta abantu bose ko badukunda. Hariho Imana yatwitangiye. Yesu Kristo kugira ngo yemere gupfa ntabwo yapfiriye abantu beza. Cya kintu cyakintangaza kandi kikanezeza, iyo Yesu aza gupfira abantu beza, twebwe wenda abandi bari babi twari turi ahantu habi ntabwo twari kuzamo, ariko nezerwa nuko yapfiriye abantu agapfira abanyabyaha kugira ngo abunge n'Imana. Ntabwo rero urageze igihe cyo kumva ko utakiyunga n'Imana, kandi Imana irakeneye kugira ngo uze uyikorere ubane nayo. Iyi televiziyo rero twashyizeho urwo kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kandi ni umuhamagaro muremure umaze igihe kinini Imana impamagarira gukora ibi bintu. Kandi ntabwo ari uko wenda none nsanzwe mbikora, kuko ivugabutumwa ryo nsanzwe ndikora kuva kera nkiri umwana muto, nakoze ivugabutumwa nkora umurimo wayo mu makorali atandukanye, nagiye mu nsengero nyinshi. Ariko birakwiriye yuko noneho nawe utabasha kujya mu rusengero, nawe wenda utarabona amahirwe yo kujya mu rusengero, uyu munsi wabona amahirwe yo gufungura telefone yawe cyangwa ikindi kintu ukoresha kugira ngo ubone ubutumwa ubwo ariko bwose ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo dushyireho ino televiziyo, dukorera Imana twaba tugenda, dukorera Imana twaba twicaye, dukorera Imana abantu babishaka, dukorera Imana abantu batabishaka, bikunda binaniranye, kuko ubushobozi bwose buva kuri iyi Imana, kandi niyo yonyine yaduhamagariye kugira ngo tuyikorere. Nubwo umuntu yagwama ngo ngo akazi aguha kondisiyo zo gukora ako kazi, iyi Mana yiguhamagaye ngo uyikorere, ukibanza kumenya ni ukubanza ukavuga ngo nje kwamamaza Imana, ntabwo nje kwiyamamaza ngewe ubwanjye, kuko niyo wafata byinshi byo kwivugaho n'igihe kinini wenda waba warakoze ukivugaho ibyo byarangira. Ariko iyi Mana twiringiye dufite byinshi byo kuyivugaho, kuko hari byinshi twayisanzeho. Twabonye ikiza abantu barwaye, twabonye igaburira abantu bari bashonje, twabonye yambika abantu bari bambaye ubusa. Niyo mpamvu twayiringiye. Uyu munsi niyo ndi kugukundisha iyo Mana. Imana nanjye yangiriye neza, wenda ntabwo ari uyu mwanya wo kugira ngo njye mbaho ubuhamya bwanjye, ariko igihe kizagira nanjye mbaho ubuhamya bwanjye, benshi wenda mumenye ngo mbese byagenze bite. Kuko n'iri jambo ryo kuba iyi televiziyo yitwa Kebuka Iburyo ni umuhamagara Imana yampamagaye, yibonaga abantu barangaye bafite ibintu byinshi barangariyemo, iramwe mumbwirira abantu banjye bakebuke bave mu byo barimo, ariko barebe iburyo cyane, kuko niko kwanjye kw'imbaraga kuri. Haleluya! Niho koko kw'Imana, imbaraga z'Imana ziri. Kebuka urebe iburyo bwawe, ndetse kunesha kw'Imana kuko kw'imbaraga z'Imana kuri iburyo, kuko nayo niko yagiye ikoresha. Ni naho na ba Dawidi bagiye bava kuko kw'iburyo kw'Imana, n'abandi bantu benshi bagiye babona imbaraga z'Imana
babanje guhabwa imbaraga zo gukebuka, kuko kenshi na kenshi ureba ahantu hamwe ukumva hari icyo uhashaka, ukamva ari nacyo cyonyine ukeneye, ariko mu by'ukuri burya Imana iguhumuye amaso ukareba ku rundi ruhande ugakebuka, ukongera ukavuga ndeba ahangaha, ariko usanga iyo ukebutse hari ibintu byinshi uvamo ukagira ibindi bintu ubona. Nawe rero uyu munsi ukeneye kugira ngo ukebwe n'umuburo w'Uwiteka Imana, kandi iyi Mana yigukebuye ibigukeneye. Iyi Mana twiringiye igukebuye ibishaka kugira ngo ikugirire neza. Naje kumenyana n'inshuti z'abantu benshi cyane, umuntu akugirira umumaro pe, ariko kuko aba ari umuntu aba afite ahantu ari bugarukire, kuko aba ari umuntu aba afite ikintu ari bushobore. Ariko Imana yishobora byose, guhera ku mutwe wawe ukamanuka kugera ku rwara rwo hasi no mu bworo bw'ikirenge, Imana irabishoboye ibyo ngibyo byose. Guhera wamenya ubwenge, Imana ishoboye kukugira neza. Guhera wamenya kuvuga, Imana irabishoboye kukugira neza. Iyo yakwitayeho uri mu nda, ikakwitaho ufite imyaka 2, ikakwitaho ugeze mu myaka 7, hari ibindi bintu byinshi byaguhize, ariko ntiwigeze ubitekerezaho cyane, wumva ngo n'abandi babaho n'abandi baragenda. Ariko naje gusobanukirwa neza ko umugambi w'Imana iyo kuriho niyo intambara zaba nyinshi, n'ibibazo byakomeza bikaba byinshi, niyo imyivangatano yakomeza ikaba ingana ite, ariko Imana yagambiriye kukugira neza izakomeza kukugira neza. Najya kugira inama kuri aya mwanya rero, ndetse muri aya masaha, kugira ngo uhindurwe n'imiburo y'Uwiteka Imana, uhindurwe n'ijambo ry'Imana, uhindurwe n'uko Imana ikwitayeho, nurangiza uvuge ngo nanjye uyu munsi nkwiriye gukora icyo nkwiriye gukora. Nta kindi kintu ukeneye kuruta yuko wamenya yuko Imana yakwitayeho igukunda. Nta zindi mbaraga zindi uzakura ku mwana w'umuntu asibye kwiringira uyu Uwiteka Imana. Nubwo tuzakora ivugabutumwa gute, ariko utarabasha gukora mu mutima wawe ngo uvuge ngo mbese ubundi njye ko nisuzumye, nsanze ubundi nkwiriye, nsanze ubundi nkeneye kuba hari undi nabawe. Kuko iyo umuntu atunze amafaranga nayo ni ikintu kidasanzwe. Iyo ufite nk'ibihumbi 10 uravuga ati mfite amafaranga, ukumva urishimye. Udafite n'inote ya 500 nawe akumva akeneye amafaranga. Ikintu cyantunguye ku mafaranga nuko iyo yafite uhita ubona ibibazo biruta ayo ufite, ukongera ukayakenera ukomeza uko yakenera. Ni nakubundi umukristo wahamagawe n'Imana aba akwiriye gushaka Imana, agashaka Imana yayi, akanayishaka shonje, akayishaka yambaye neza, akanayishaka yambaye nabi by'abantu babona yuko bisuzuguritse, ariko ugakomeza ugashaka Imana, kuko Imana ukomeza kuyishaka nikomeza kukwiyereka, nikomeza kukugira neza, nikomeza kubana nawe kuruta uko abantu twese twabana. Rwose pe, abantu barabana bakagirirana neza, bakagirana umumaro ndetse bakanafashanya. Ariko naje gusanga nta mufasha n'umuruta Umwuka Wera w'Imana, kandi Umwuka Wera w'Imana ntago azagusanga uri mu kabari, Umwuka Wera w'Imana ntago azagusanga uri mu buraya, Umwuka Wera w'Imana ntago azagusanga uri kugambanira bene so, nta nubwo azasanga uri mu rwangano rwawe wumva utifuza ko mwene so yatera imbere, wumva utifuza ko mwene so yayigira amahoro. Ntago aho ngaho Umwuka w'Imana azagusangira aje kukugira neza, ahubwo hazahagusanga aje kukwemeza iby'ibyaha byawe, aguhamagare. Niyo mpamvu Imana ikoresha abakozi bayo kugira ngo isaha n'isaha dukore umurimo wo kugira ngo abantu bumve ijwi ry'Imana, kandi abantu bumve umuburo w'Imana, abantu baze bongera bagaruke ku Mana. Ni kenshi wagiye wibwira yuko ukijijwe, ariko se wowe wisuzumye ugasoma ijambo ry'Imana ukareba imbuto wera, usanga wowe ukijijwe. Nimba usanga ukijijwe, ariko se nta zindi mbaraga ukeneye, cyangwa hari n'igihe wasanga utanakijijwe. Uyu ni wo mwanya wawe, kuko iby'ejo ntabwo ubizi, n'iby'ejo bundi ntabwo ubizi. Uyu ni wo mwanya wawe wo kugira ngo nawe umenye ngo mbese ndinde, nahamagariwe iki. Ese kuko ndi umuntu w'umurato gutya gusa wo kuzambara nkagenda nkarya nkanywa nkasinda ambiance yose nkayikora, urumva ibyo byonyine bihagije? Reka nkubwire, hari igihe kenshi na kenshi ubaho wumva ko unejejwe nuko abantu bakubona uri umuntu bakeneye, ukumva unejejwe no kuba abantu bakubona uri umuntu wambaye neza uberewe, ukumva ko ukeneye kubaho kandi uri umuntu abantu babona yuko uri umunyamafaranga. Oya, si ibyo byonyine, nawe ubwawe Imana iragukeneye. Hari n'ubundi buryo abantu bagukeneyemo, kuko hari n'igihe nayo mafaranga uvuga ko babona uyafite, banafite kandi hano bayita wayakuye, kuko abantu ubona abantu. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yo igukeneye kugira ngo uve mu mukumbi wundi wari urimo, winjire mu rugo rw'Imana, ukorere iyi Imana twiringiye, kuko nta gihombo kirimo. Nubwo bisa nkaho bivunanye, ariko n'ubundi nta kintu kimwe muri ino si wageraho
kitakuvunnye, kuko numva ashatse kutavunika n'ubundi uzahinduka igisambo, uzavuga ati njye nziba nzajya ncunga abantu barangaye mbibe, kuko n'undi banze kuvunika ngo nawe ukore. Niyo Imana twiringiye rero tugomba kuyikorera tunezerewe, tugomba no kuyikorera twishimye, tugomba kuyikorera kandi duhinda umushyitsi, kuko ni Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi. Kandi nimba umwana w'umuntu ashobora guha umuntu akazi kavuga ati jya ukora ibi ngibi, ibi bindi ntubyemerewe, ni nako Imana yiguhamagaye irakubwira ati kora ibi ngibi, ariko ibindi ntubyemerewe. Wemerewe gukorera Imana, ntabwo wemerewe gukorera Satani icyarimwe. Siko hari igihe utubona ko umuntu umunsi umwe ukamubona ari gukorera Imana, wazajya kureba undi munsi ugasanga noneho ari gukorera Shitani mu buryo bweruye. Nubwo abantu benshi baba batabona ko bweruye, wabona umuntu avuga ati ni umukozi w'Imana, ndamuzi mu rusengero, niyo ari kugenda mu nzira agaragara neza nk'umukozi w'Imana, arambara neza bisa nkaho kuko bikwiriye, ariko umuntu ni umuntu. Ni nayo mpamvu ukwiriye kugira ngo wegere Imana, ariyo yonyine izi byose. Ya Mana ishobora byose, ya Mana izakugirira neza, ya Mana izagusanga mu bibazo, ya Mana izagusanga mu bukene, ya Mana izagusanga mu burwayi. Hahandi uzarwara indwara muganga akakubwira ngo urwaye negatifu, ariko Imana yo ntabwo ibona ari negatifu, ahubwo irakubwira ati ni njye nyine. Banja nkunda Yesu ntabwo ari muganga. Muganga akora ibizami, agajya muri laboratoire, wakora amateste, ariko Yesu ntabwo ari muganga. Iki kintu ajya nkigutangariza uyu munsi, ahubwo Yesu we ni umukiza. We abazi neza indwara urwaye, abazi n'ahantu babara, we azaje gukiza, ntabwo abaje gusuzuma. Tunezerewe Imana iri mu mutima, kuko ari Imana twiringiye kandi Imana ishobora byose. Ahangaha rero ni hahandi uzavuga ati mbese njyewe Imana yampamagariye iki? Banza umenye icyo ukwiriye kumenya. Ibyo ushaka kumenya hari igihe atari byo bya mbere bikeneye kumenya, ahubwo hari ikindi kintu ukwiriye kumenya. Menya ukuri kw'ijambo ry'Imana, umenye n'iyi Imana twiringiye. Nta muntu n'uyu n'umwe muri runo rugendo uri umuhanga, ahubwo twese dushobozwa n'Imana iyi ngiyi twiringiye, ikatugira neza, ikabana natwe, ikadufasha, ikanadushyigikira. Niho kenshi na kenshi uzasanga umuntu atazi neza ngo ibi bintu ndimo ni ibiki. Ese niganye papa? Ese niganye mama? Ese niganye mukuru wanjye cyangwa niganye mushiki wanjye? Hari n'igihe uba ufite inshuti ukabona rwose mu rusengero ikora umurimo w'Imana kunejeje, ukumva nawe wamwigana, ariko ukaza uje kumwigana, ariko biragukwiriye kugira ngo nubwo wenda wamwigiyeho, kuko biradukwiriye kugira ngo dukore ibyiza abantu batwigireho, ariko nubwo wamwigiyeho nugera mu nzu y'Imana uze ko mange mugatuze ngo mbese ubundi njyewe ndinde? Naha gusa birangiriye cyangwa nanjye nkwiye kugira ikintu nkora? Nkwiriye gukora umurimo nanjye wa wundi nzavuga ngo Mana nabanye nawe ndi mu nzu yawe, mbana nawe ndi mu kazi, mbana nawe ngenda, mbana nawe nshonje, mbana nawe mpaze, mbana nawe mfite umugisha, mbana nawe abantu bose banyishimiye, kandi nabanye nawe abantu batananyishimiye. Kuko ibyo bihe byose uko biriho kuri rosi biradukuye kugira ngo bitugereho, kuko hari igihe uzabana n'abantu bakwishimiye, hari n'igihe uzabana nabo batakwishimiye, kandi ni uburenganzira bwabo, nta nubwo wabategeka kugira ngo babane nawe bose bakwishimiye. Ariko muri icyo gihe uzavuga ngo nanjye nabonye Imana ishobora byose, nanjye nabonye Imana y'imbaraga, nanjye nabonye Imana irengera abantu, nabonye Imana ifite ubushobozi, nabonye Imana irengera ababaye, nabonye Imana irengera abantu bari batawe. Inshuti yanjye nagira ngo ko hari igihe urageramo cyo gutanga, ariko nta handi hantu wahanga amaso ni ku Uwiteka Imana, kuko ushobora no kwanga amaso ku muntu ugasanga afite ibibazo mu mutima byawe. Hari igihe ushobora kwanga amaso ku muntu ugasanga uwo mutima nawe ufite nubwo mwamuziranye, cyangwa se ugasanga ni naryo shuri ryawe Imana igomba kwigisha, ariko kibuka iburyo bwawe ureba imbaraga z'Imana. Ndabyibuka ijambo ry'Imana Yesu yaransekeje cyane igihe yarimo asanga ba Petero bagiye kuroba bakesheje ijoro ryose, nta kintu kimwe babonye. Buriya nimba hazi ikintu kibabaza ni ukuba wagiye guhaha uri nk'umugabo uzi ngo ndi bujyane kiri umugore n'abana, amasaha yose yo gukora akazi akarangira nta kintu urabona, utangira kwibaza ngo mbese ndi bugende bambaze iki, nubwo wenda batakubaza raporo yanditse, ariko icyo uri buzane. Icyo gihe Yesu yabasanze babuze amafi, arangije nka Yesu nyine, kuko ntago yarinda gushakisha abazaho ibintu biri, aravuga ngo nimuhindure muvane urucundura aho rwaye ruri, mushyire urucundura iburyo. Iri jambo riranezeza cyane, ni nayo mpamvu
wumva Imana ikunda kubwira abantu ibintu byo gukebuka bakava mu byo bari barimo, nuko aho wari uri umaze uhatinze hari igihe nta kintu warahavanye cyangwa se ibyo wahavanye batari iby'umumaro, ariko bamaze guhindura bavana urucundura ibumoso, kuko biri tuvuga ko yawe ngo bashyire urucundura iburyo, ubwo baruvanye ibumoso barushyize iburyo, ngifi zafashwe mu mutego zarabananiye byamaza abandi bantu kugira ngo babafashe. Iki kintu najyanye kubwira, kebuka uve mu byo wari urimo, nawe urebe iburyo bwawe, nturebe inyuma ngo uve ngo none nanjye hari ibibi nsubiyemo, ahubwo reba iburyo. Kunesha kw'Imana n'imbaraga z'Imana ziri iburyo bwawe, kandi nukora icyo wumva umutima nama uri kukubwira, cyane cyane kikubwira gukora ibyiza, uzaba uri kumwe n'umwuka w'Imana. Si kenshi ko abantu bagira umutima nama mu gihe bari bagiye gukora ibibi, ariko ni nayo mahirwe yo kuba ugiye gukora ikintu kibi ukajya kumva umutima aragukomanda ati nyamara wareka iki. Uwo ni umwuka w'Imana, si izindi mbaraga, ni imbaraga z'Imana zikikuburira ngo nawe reka gukora ibibi ahubwo jya gukora ibyiza. Ushyigikire ibyo gushyigikira kandi ugendere mu byo kugenderamo, umenye ibyo kumenya, usobanukirwe ibyo gusobanukirwa. Naho gushaka kumenya ubwenge bw'isi cyane, yego turabukeneye kuko n'ubu ngubu ni nayo mpamvu byose bikora, nuko hari abantu babufite, ariko icyambere ni ukumenya ubwenge bw'Imana, ukabana n'Imana, ukagendana n'Imana, ukorana n'Imana mu bintu byose ukora. Nubwo waba uzi neza yuko mu mirimo yawe uri gukora, haba mu gushaka imibereho bigoranye kugira ngo harwe wakorera n'Imana, ariko naje kumenya ukuri yuko iyi Mana ntago ari yayindi ya kera bajya baba ngo nibatambe ibitambo. Iki ni igihe cy'imbabazi z'Imana, ni cyagihe cyo ku mutima wawe uzisuzuma ukavuga ati muvanyemo ibibi ngiye gukora ibyiza, kuko n'ubundi niyo bitambo byiza kuba biriho ubu ngubu nta nubwo ari kubibona, nta nubwo ari kubona no kubitamba, kuko wenda n'abatambyi iyo baza ko bakiriho, umwe ukingije ahe tutaratambutsemo kabiri ngo twese twigerereyo, ukurikiye ahantu uvuka iwanyu wasanga nta n'intama mufite, wenda banasanga iwanyu utarahabona n'inka, none se wari kujya gutamba iki? Ariko dushimiye Yesu ko yitanze ku bwacu, akemera gupfa, akaba igisubizo, akaba incungu. Buriya nubwo umuntu yagucungura urimo amafaranga akakuguriza yo kwishyura, ariko nta muntu n'umwe wagucungura ngo atange ubuzima bwe kugira ngo bwawe burokoke, kuko ari umuntu. Ariko Yesu yarabikoze kuko ari umwami ukomeye cyane. Tugiye gusaba Imana nyir'ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, kugira ngo buri muntu wese abashe kubanza gusobanukirwa ibyo arimo, abashe kubanza kumenya neza nuko hari icyo yagagombye kuba ari gukora atakoze. Niyo mpamvu tujye gusenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana gusanga aho ngaho uri wese, akugire neza kwibutse, ubashe gukebuka, uhinduke, uhindukire, uve mu byo warimo bidakwiriye, kugira ngo bitazaba umuborogo kandi bikarushaho kuborogerwa. Imana niturengere. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi, Imana twiringiye, Imana twamenye tugasanga niyo kwiringirwa, Imana twasanze ikunda abantu bayo, turagushimiye aya masaha. Tumaze umwanya munini twumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe kandi ribeshaho, ijambo ryawe niryo dukeneye kugira ngo tubeho neza. Twarimo twumva ijambo ryawe rijyanye no kugira ngo abantu bahindurwe n'umuburo, kandi umuntu ngo nahindurwa n'umuburo, uwo nguwo niwe uzabasha gusukwaho umwuka wawe wera. Nsengeye buri muntu wese uri bwumvira ijambo, uryumva uyu munsi uzakomeza kuryumva, uzumva ndetse rimuneje agakomeza kuryumva. Umuntu ndamusengeye kugira ngo umugire neza, umusange, umuhe kwiga no kumenya ko akwiriye guhindurwa n'umuburo wawe. Nubwo abantu batuburira, ariko umuburo wawe ni ukomeye, kuko wowe uzatwishyira tudafite ikizinga, kuko twahindukiye tukava mu ngeso zacu mbi. Fasha abagore, ufasha abagabo, ufasha abana batoya, ufasha urubyiruko, buri muntu wese abashe gukomerera imbere yawe kuri Imana. Turagushimira rero kuko ni wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gukwirakwiza ijambo ryawe, nubwo twe turi abakozi bawe, ariko ni wowe nyiri ijambo. Fasha buri muntu wese mu byo arimo, umugire neza. Turagushimiye, suje tuguhimbaza kuko uri Imana yo guhimbazwa, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Turabashimira rero, tumaze kumva ijambo ry'Imana, twagira ngo tubashishikarize nanone kandi gukomeza kubana natwe, gukurikirana ibindi biganiro tuzanyuzaho, cyane cyane ko bizaba bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi tubashimiye yuko mwafashe umwanya wanyu wo kumvira ijambo ry'Imana. Twagira ngo rero tubabwire yuko tubakunda kandi turi hano ku bwanyu, kugira ngo dufatanye namwe gukwirakwiza ubutumwa bwiza, umenyesha mwene so yuko
hari ijambo ry'Imana riri kuri televiziyo yitwa Kebuka Iburyo TV, nawe abashe kwirebera, ndetse kandi munadushyigikira yawe dukorera Imana twamamaza ubutumwa bwiza, pana si ukwiyamamaza twebwe, ahubwo twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bwa bundi buzabatura umuntu akava mu byaha nawe akazabana n'Imana, hatazongera kurira no kubabara no kwimyoza. Ndabashimiye, murakoze, Imana ibaha umugisha.